Ben yarambeshye byatari umusore wanje kandi ikibazo none Ben afite akarimi keza afite kunakubwira none yangubise yambeshye ubwanyuma na nyuma yaramwe ngo none kundizi meze video yamwe kundizi meze video wowe ndakwishyura indege na green na Bulldog afite passport ndamwe ndangamuntu ayirakora ariko kiragiye nawe uhava watatse Kenisi icyo gihe nandi kuri extent aho I don't give a damn byo uvuga byose nacyo bimbwiye nabize amen yerega yimbwe n'ibyo ball watuma vuga n'amagambo atari fresh tu ariko period nje ndimo by then man yari time man igoye byatari kubyo byonyine movie wawe arakubona arakubwira ngo kitoko arihe kitoko arihe kitoko sezagana uri musi mu rugo Ben arihe Kamishari Kamishi mwaga mu cyumba buri munsi mukina PlayStation medari so urumva Ankostin arihe akakanya arihe bro over a sudden ukabona izindi proposal zikuguyeho tugende ugurisha coke ufite case yo kugurisha no gukoresha cocaine tukagiye let's go so ubwo urumva noneho yakashuga yitwa ngo the democracy yari shene yari funzwe yari Gikondo so igikondo arapiti bawarije babwira ngo muze mutwereke umuntu ufite ibi nibi zita kudodesha so ubwo urumva democracy basibambwira ngo niba twereke umuntu ufite deal ya cocaine nibikiwe basibabuza ninde umuntu uzi deal ya cocaine aramanika ni ngewe ramuzi ni Parkson namba zurazize ngiye ko boy none ikintu gisakeje ngiye yaramamagaye ansaba yaramamagaye mbwa park we uri wawe mu rugo inde hano mu rugo none se ufite namba za 47 ndambwa namba za 47 ndazifite wazimaise ndambwa na kanzu kohereza ndi hano afite we kanzu zimeka papo n'ubuntu turanaburanye byatari ukune tumaranyigiye ndambwa na ari bingwino ko boy abaraje yifungura araza arasona nyifungura gate ambona yambaye kamambiri z'ubururu za umoja cyashya mupya mbona mupya nambona icyanwe bana kabisa cyano cyavuye ku murongo mbona afite n'injwiri ku mutwe ndavuga hano karabaye ase vuga hano karabaye kabisa ye kubona mbona inyuma umugabo bana n'amasa tukura munini ngiye kubona wa gatatu wa kane wa gatanu ndavuga ye bose baringira ngo ngaho twereka aho bita 47 wayi jama arambwiye ngo mwe namba ziwe namba dore ngize nizo namba yasabaga 47 nge n'umujama wanjye bisanzwe nyine n'umufana wanjye akunda ibyangano byanjye nta kindi kintu nugura wenda mu mbari nta bindi ngo wawe ni hano shiramo agapira n'ubukwe twagiye ubwo filime nibwo yasitangira iratangira papa ibutare gupima man cyese nkubwiye nk'ibyo bigane mana ari kida cyafatiye mic mama yanyabyo sowe nukuri ko Imana y'umwijuru ji abaka we nta muntu wakwiyongoza ngo hi Parkson namga hi ngo do you have time do you have time mu English fake do you have time we talk about gucyo ndimkuvuga musango byanze do you have time we talk about business we talk about business namga end time namga why not I'm free mfite umwanya ambwira from top or bottom nanga from top or bottom umutwe wanjye azamo sense igira iti cyangwa ambwiye ansobane iyo business deal kuva hejuru cyangwa ayimbwira nyine muri make ndambwira ntabwo nsobanukiwe ambwira from top to the bottom n'iki byerekeye n'iki mbwira biki ngo sex ese mbwa you so stupid n'ikigoryi cyane aranyambwira ngo Parkson ngo warakubiswe ngo nta kintu ufite ngo ngwino ngo amafaranga ndamugurira n'ikigoryi byata mama nje hano bonda zifite mu hano cyese byose mbikweretse nje none nasemu none araya ngo brother wanjye ngo reka twiyunge nzanagugurira
icyo kunywa wapi ngo bite senga wango ariko paka ariko byagiye bivugwa kenshi ko uri umuntu utariyumvisemo Riderman na Bushari. Riderman ntabwo namwiyumvishemo nk'umuraperi. Riderman umuraperi mwiza, is a very good MC, yandika neza, is a very good MC. Nje Riderman ngiye kwizisa nje ni ikintu kimwe cyonyine, cause Riderman abizi man, azi amateka yanjye naye man, azi haso twagiyemo. Riderman bari bagiye kumwikirana ruguru kuri Saint Andre y'abapeti. Bushari ni style yiwe, nje sinapfiki na Bushari. Bushari ukunda hari kuvuga gusubiramo ni mwebwe ndio bwa numva ni mwebwe numvishye nyine adi ni mwebwe. None se bari mbwebwe nyine uko barimbaga ni mwebwe turi mbwebwe je niko nabyumvaga mame. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Alright, Jaras Official TV twongeye kubasuhuza, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye, twizere ko muri amahoro. Reka rero tubifurize gukomeza kumererwa neza, mbahe ikaze ariko kandi mpa ikaze na Captain The Don. What up Garas ugomba kumba ku mafaranga kuba yuko usa n'amafaranga ni microphone yawe kuna yabaye na madoado bigaga ko yakoreye amafaranga. Garas agaye byukundemera ugomba kuma ku mafaranga twavuye muri covid mu gihe cy'ukuremera abantu bakuma ku mafaranga usa n'amafaranga n'ubundi uri amafaranga ariko mame ndishimye kuba wonge kuma ikaze ku YouTube channel yawe nyeruka kera byataro ugitangira ugishaka ijana ubwo haragafashe umuraperi rwose ntajya aripfana nuko tuba dutanye mwana we nibuziranye na Garas bana gira vuba ngo na Garas none Jaras ya vuba kabise bana mu pigire. Ariko dusuze n'umuniga wacu twitwa Garas ntumwibukara ndabizi mwana abaturanye ni fresh ya tari boy long time kabisa G boy long time ya tari man duherukana muri covid akiri udufuka munwa kirimo shiraho metero kandi nubura cyabikurikiza washizemo na metero irimo reka bimeze duherukana n'umubiri ijyane kiba utaracyanduza cyose babira buri munsi byutse mu gitondo uriyongoza pak ugereranyije umaze kugira nka 3 zingahe ntago mbizi ntago uzi umubare ubwo ibyo nabivuye keretse wenda nitangira gushira 3 nibwo nabaraga ngo mfite 2 ubuzimaze kuba 10 ubu ni 15 ubu wapi ubu nukurundaho yambyutse mu gitondo ngumva yeba ndiyongoje nyitavuga ahubwo ntiyasigaye aga space ubu no gushaka nasigaye space ntago kibango nizingahe no kuvuga nasigaye space ni he hano nashyiraho akantu hano cyo kandi ndacyafite hospital ndacyafite ibibanza umboye none se Piri ngende shaka kubaza ikibazo cy'amatsiko ngereye kuri tattoo. Excuse me. Sorry. Tatouage ya mbere washyizeho. Mbwira nk'amateka yayo. Ibihe byayo nyine kuko ntago ari ikintu byahise bibangura yishyizeho ngo wisugira umutekano. Ibyo ari byose hari amateka ufitanye na tatouage ya mbere. Nigega mu gatanu secondaire muri Kigali. So ikipe ya APR ya basketball bakoraga imyitozo nyene n'ubundi muri Camp Kigali no bakoraga imyitozo. Yego. Hari umusore wo Murundi muremure byata none yari inshuti y'undi musore nawe twiganaga ariko we yigaga muri section yo muri francophone. Yigaga muri anglophone ariko wigaga muri francophone. So uyo mujyama yine yari inshuti y'uwo Murundi byata ariko nye bavugaga muri French n'ibiki byose. So uwo Murundi rero wakinaga basketball muri APR ndacyabyibuka muri APR twagiye kumusuriwe uwo musore twajyanye abafashe inshinge 3 za nshinge zidoda zisanzwe arazizirika aramujomba bamushize tatouage naye ndavuga naje mwashizeho tugushyeye ki scorpion yanyibone ya scorpion niba ari kinyugunyugu kandi ubwo cyo gihe ari scorpion
inaga scorpion ubone yari scorpion wowe nanjye bakabise bana uriya bamushyizeho ubwo ni imizi y'igiti ni scorpion ye ubwo nanjye mbashyizeho akanya yesa mbaza shaka iki nk'umwana muto rega yugishyira tatuwaje ngo ni ikinyugunyugu ngo ni scorpion ikindage niki ngo ni umusaraba ya bori y'ubwato imeze gutya nayo ntuza yo hejuru bimeze hano ifite ikiboro cyane hano ku ruhande iyo nayo barayikunda inzoka ngo lion sasa rero nanjye nari muri abantu bakunda scorpion nanjye ebana kinjyaje mu mutwe ni scorpion ubwo nawe afata bike anshyiraho scorpion yanjye ubwo kiginyira umwana umwe primary P5 mu gatano kera cyane akiri miniri irasenya iramugaza kera byatari homeboy so ubwo urumva nyine dushaka kuba abakoboyi cyangwa kina basketball nibyo bintu byiwe nawe adufata ko turi ubwana buto urumva kandi cyane iyo ubonye akana gato araga sharp abantu bakunda gakoresha ibintu byinshi cyane ngo batangira kanywesha inzoga enjoyinga kwa ubona ko araga sharp nibwo batangira kugashyiramo ibituta so jamani gutya adushyira tatuwaje njye n'umuniganira akagabo pabo tugiye mu kigo P5 urumva uracyari muri primary iyo myaka y'ubukubaga noneho byatari none ushaka kuba gangster utangiye kwambara pocket none ushyize tatuwaje primary bara ubwo ariko ningo nawe urumva zabaga ari nyinshi cyane ubwo mu rugo vyoraza kumbaza ibyo binaho wabishizaho wabikuye ku kigo nawo byabaga ari ibintu bikomeye cyane papa kugira ngo maintaining ugire aho ushyira ya kabiri byabaga ari ibintu bikomeye cyane so amateka yayo nuko nari muri primary no mujyamo murundo kinaga basketball muri mu ikipe yo muri AP back in the days byayibye kwiyongoza ariko tatuwaje nayo ibimeze ni how should I call it ni nka pandemic ko ukiraho kamwe kagusaba ya kabiri ni nk'inzoga mu icupa rimwe kagusaba ya kabiri kagusaba ikaze ugatangira kuruka ugatangira gushwana hangover sibirayuka nawe ndayuka kabisa so Park narigize amatsiko cyane kuri tatuwaje kubera ko urumva noneho ndi kubona ahantu hose pain for gain we pain for gain wese nago byutse mu gitondo hano zakunegita nago uri mu gupain kugira ngo gain ugira ngo nago pain nguzaniye airbag ufite ariko sha iyi bayita one pack umuvandi mwanje he pains for gain umuntu wari wese you painings you gain you pain agushaka ku gaining uta painings true niyo mpamvu nababashiki bacu barara ku muhanda ba paininga nabo niyo bashaka ku gaining abantu bose n'abantu nabo rimwe na rimwe nabyo nagumbishigikira n'abagurisha ibiyobyabwenge baba payine kujya bagaining ariko mu nzira za fake wenda bashaka izindi nzira za power now we pain for gain son we pain for gain I pain for gain brother true right okay so Park rero hari haciyemo igihe koko nk'uko bivuga tutaganira imyaka kabisa hari haciyemo agahe kanini cyane ejo bundi nabonye ibiganiro byawe bigiye bitandukanye wagiye ukora nabonye icyo abantu batinzeho cyane bavuga bati Park ari kubara imyaka ye neza ari kutubwira imyaka tukumva yakoze kuri radio kera bisobanura neza ati yageze kuri radio afite imyaka 10 biyo n'abana bato nago babizi abana bato nago bisanura ariko byumba bwiye bifite facts ko yuko kuri radio don't say sitangiye kwa kuri radio niga senior 4 ariko nibyo 2006 waba ufite nka 14 no 2014 2006 2003 nigaga mu wa mbere secondaire 2006 nigaga mu wa kane secondaire 2008 nari nsoje senior 6 natangiye kwa kuri radio niga senior 4 2006 kuri lycée de Kigali kuri Flash FM wari muto 2008 nibwo navuye kuri Flash FM Kelvin amamaga kuri City Radio icyo gihe nagiye muri Mackay University byabaye ngombwa ko nabyo mbikatira nibwo nagiye kuri City Radio 2008 mba kuri City Radio 2013 njya kuri TV1 TV1 abamo misunderstanding 2017 ndahava nangira izindi haso yewe
abakandaza ugisuka kuvuga koko yo ariko ye wa mugari wa green wambwiye ngo nabakandaza yese mbwira wamboye abiwe ngo nabakanda dindi ariko kiragiye nawe uhava watatse Kenisi siyo ya minsi wajya kuvuga ibyo bikande next kanda next ibyo bigande sishaka kubyumva ibyo bikande next mamen ibyo naye genda byiyumvire nawe niba ubizi naye genda si wabyumvishe naye genda bifata wabikubifata nawe byonge byirebe ibyo simbizi ibyo bikande next jara skanda next okay kiragiye uri muri situation paka yewe nandi umuhasla icyo gihe nandi kuri extent aho I don't give a damn ibyo uvuga byose nacyo bimbwiye nabize amen yerega yimbwe n'ibyo boro watuma vuga n'amagambo atari fresh tu ko ndabiza rubu Jackson njya mbona abo commenting ngo kirebe ngo cyo cyangwe urumogi ngo kirebe bya mugo byaratisha ukibasasa nk'iri jinga rizu urumogi rwa rizu mugo cyari cyo cyangwa no gupfa kwandika gusa nyine kugira ngo you know shouting avuga izo nonsense ziwe njya mu comment once in a while ko ubwo comment je nacyo bimbwiye so impamvu nsubiye kwizo comment ndimukubwira icyo gihe rero nabo bavuga comment zimeze gutyo none zari very worse ubwo yose byo nk'ubu comment ni toto sana icyo gihe buri mwana wese gufata go mic yiwe gufata gamana ari period igeramo ari period ugera hey man ukabona yuko ibintu byose bitaniza upside down yego byose bikubayeho ibintu te expecting agatuka ukabona n'ukuntu aturi hano ukabona nk'amavubi araje ukabona twagusiturira ukanso icyo gihe ibi byose byarihutaga cyane icyambi kivuyemo icyakabi kivuyemo byose byihuta kandi byose ari negative kandi uri umusirikare ugomba kurwana nabyo bro bimwe agomba kuactinga a fool ukigira ikigoryi ukavuga okay no matter what reka bavuge nonsense zabo zose tu naribi umusudari time tells igihe kirakubwira no matter what nibwo ukora ibiki byose nibwo wakora iki igihe kirakubwira ningizo mbeterwa njya mbona zandika mu comment za kadacha mbeterwa ziraho mwana za kajungale urumva njya mbona zandika mu comment ngo mugiba yamwishe man uzumunwa mugana bari arazi hano hose iri sikora akazi man to drug ikigo cya drug na gikora akazi none man ya mabyiyorere mwana ibidaje none iki kibabaza byata nuko noneho ubu ino ki radio kwa buri munsi none sasa ukibaza iyo time ujye uyibona kujya muri izo nonsense ukaba ino ki radio at the same time uvuga sense ngariko ngo murebe ariko anyways nk'ubu comedy wiki nje nacyo babumbwiye ariko period nje ndimo by then man yari time man igoye byata kubyo byonyine movie wawe arakubona ndakubwira ngo kitoko arihe kitoko arihe kitoko sezagana buri munsi mu rugo ben arihe kamishari he kamisimwaga mu cyumba buri munsi mukina PlayStation medari so urumva Ankostin arihe akakanya arihe bro okay none ukaitureba no mu baby wakubwiye ngebango tuzabana maze maranye almost like 7 years nawe over a sudden akubwiye mamen je sinzi zawe rero izaye sinzi ngiye rero nabona wewe na future fit ngiye kabisa let me fly ukavuga okay ibintu byose biri mu kwiruka kuri speed over a sudden nkajya kumva onda akubwiye ngo umujyani wawa ugasimana urwego kandi ibintu bakujyani wawa na naskin na nakana kamka related over a sudden ukabona izindi proposal zikuguyeho tugende ugurisha coke ufite case yo kugurisha no gukoresha cocaine tukagiye let's go case ndende byatari bupaye butari kugupima mu rukiko basanze nta kirimo uvuyemo ibintu byose byayi too fast bro byayi too fast ni bibori gusaba patience mutima nawe abantu barakudodesheje amanibera yarakudodesheje wo bita democracy arazinzane papa yarazinzaniye na ndi mari inyuma ariya mu gitondo ibe muri haso zanjye na job na kiba main mukibaza ibintu byinshi cyane nje hanze ndajya hanze gukora iki nje Tanzania nje muri family kwirwa niyicaye nabwo wapi man ufite ibintu nje ku ishuri
umutwe wanjye waradanange muyimize ntago nakina cyo nakojya gufata so ufite ibintu byinshi cyane umutwe wawe bamena akamodoka kanjye ukabura akamodoka kawe ukabona amapine yose arimo kwicara nta nubwo ufite ubushobozi bugakora urimo ukareba gusa tu nukareba niwe shumi yanjye gusa dusigaranye abandi yanze barimo kuvuga ubugambo abaji bawe barimo kuvuga ngo Paxson mbonye ko natobotse yarananutse byatari anywa mugo yala man utadiye nguze n'umunsi n'umwe kabisa n'umunsi na second ibyo bihuha kabisa bihari na second n'imwe mame ngo ayoyoma ego mamen cha ndabyibuka kabisa stories zarambabazaga byatari ku buryo nageze umutima none uyituba nk'wiki ebana umutima yisuba wisuba hard byatari ku buryo ebana umuntu avuga izo bullshit arigena n'abadundaga kabisa so ubwo urumva noneho iyo kashuga yitwa ngo democracy yari shene yari ifunzwe yari igikondo so igikondo ari apeti bawo arije babwira ngo muze mutwereke umuntu ufite ibi nibi bita kudodesha so ubwo urumva democracy bahise bambwira ngo niba twereke umuntu ufite deal ya cocaine nibikiwe bahise babuza ninde umuntu uzi deal ya cocaine aramanika ni njyewe ramuzi ni Paxson namba zurazize ngiye ko boy none ikintu gisakeje ngiye yaramamagaye ansaba yaramamagaye mbwa park we uri wawe mu rugo inde hano mu rugo none se ufite namba za 47 ndambwa namba za 47 ndazifite wazimaise ndambwa na kanzu kohereza ndi hano hafi niwe kanzu zimega papa n'ubuntu naburanye byatari ukune tumaranyigiye ndambwa na ari bingwino ko boy abaraje yifungura araza arasona nyifungura gate ambona yambaye kamambiri z'ubururu za umoja cyashya mupya mbona mupya mbona icyanwe bana kabisa cyano cyavuye ku murongo mbona afite n'injwiri ku mutwe ndavuga hano karabaye ase mvuga hano karabaye kabisa ngiye kubona mbona inyuma umugabo bana n'amaso atukura munini ngiye kubona uwa gatatu wa kane wa gatanu ndavuga bose baringira ngo ngaho twereka aho bita 47 wayi ijama arambwiye ngo mwe namba ziwe namba dore ngize nizo namba yasabaga 47 ngiye n'umujama wanjye bisanzwe nyine n'umufana wanjye akunda ibihangano byanjye nta kindi kintu no guhura wenda mu mbari nta bindi ngo wawe ni hano shiramo agapira n'ubukwe twagiye ubwo aho filime nibwo yasitangira iratangira papa ibutare gupima enyi kujya mu rukiko basanga byose ni zero taha sasa yo mbonye nk'ubwo bwakajuga byatari ko nabonaga koko na indi shene upeti mwakaza kama ngo park ngo nguzi noneho ngo sishaka kuvuga website runaka ngo zibinanditse ngo none ngo bagufatanye gram ngo 500 ndavuga none Esco Pablo ndagasa ura kakambira ngo man ngo zibintu bavuze ngo bagufatanye ngo imifuka yabaye ndavuga bwana akaba mfite etage kwa Rubagwa nibere kuri yaso zaje mwana ibaze man akamuruka kanya amapine yicaye ebana moteri na ira bati na yigiye kuhangira ukambwira ibyo bintu man sha man bro none washanizo none ibaze none kikiri very funny ibaze no kugenda ibutare ko kije wenda muri Miss Sky na Kaciri cyo gihe ibaze none kwica mu modoka wagendaga witwaye none uri mukwasubira wambaye ipingu so wambaye ipingu ne mpamvu jya ubukobo yo buvuze ngo Paxson ngamogo birambabaza byatari ko icyo gihe obviously bagupimye ibintu byose bigusaba birambabaza byatari man ari situation ubu urimo nkaye nk'umuntu uri mu gukuru situation wakoga imyitozo na myitozo ukora ahubwo ufite stress mu mutwe byatari bro uri mu gutekereza ibintu byinshi cyane ubona ibintu byose bikuri ku mutwe manisi yose kuriyo ariko naribi gifite itangi gifite n'iherezo Kenya mwazo kina mwisho kina mwisho kaka kabisa men urugendo rurenze bana ibintu byisheni umuntu abivuze mbyumva mamen sha muntu umwe nifuriza ya bolo sha n'umwanzi wawe nuzamwifuriza isheni n'umuntu wanga mu buzima nuzamwifuza kuryama kuri sima papa ko hariya kuryama kuri sima ibibaza ariko gusiga amatora yawe ukajya kuryama kuri sima ibaza ibitekerezo ejo wari ufite gahunda za danju
ibyo wagomba gukora ibitekerezo ufite byadanje ariko byose nta kibikumariye ujye kwicara n'ibitekerezo byawe wicaye n'ibitekerezo byawe bigusaziremo uraho byahatari uzi gusohoka ugasanga peti bateye imbere mu bitekerezo bateye imbere mu mufuka man ukabona ko wasubiye inyuma na society nabwo ifite nabwo uburyo gufatamo rega burya iyo ukiri umwana wumva gufungwa ari ibintu bya danje kumva inguru nakarishe kumva kumva n'ubu gangster mame cyo kwa secondaire irongoza secondaire wiga nk'umwambi akubwira ngo ngura mwana wicaye mu nguni ngo siko ari ishene nawe bana agasohoka yabyimbye aramuvane mwanje wo murapesi yakuvuga izina ryiwe twiganye icyo gihe yaryaga ubushene bwa danje ariko bayagaruka rora akiduna tukabona ari ibintu bya danje nawe ukahita wifuza kurya ishene nawe ukabona yari ibintu bya danje mwana ukabona gangster ukabona aragarutse ebana akahita kuganza nk'ibintu byo mu ishene aho kugira ngo kumva ari ibintu bya danje nawe ukahita uvuga ariko imaze kwifuza ishene ubwana ni bubi ahubwo ngo unaka yari ishene nawe ukahita wumva ari umuntu wa danje mu kigo ari umu gangster wa danje ari umuntu urenze ebana uvuga kabisa nanjye nashangiye ku gashene nanjye ebanje ku gashene ngaruke n'umuntu wa danje none sasa wagenda none ukareba 50 Cent ari ishene Akon I'm locked up ukumva stories z'abajyama badanje ko bagiye baryama shene ukavuga ha nanjye kujya mba umuntu wa danje ariko iyo baze gukora shumi yanjye ukagera umunsi umwe wonye umunsi wa mbere amasaha ukihagera bakubwiye ngo okay ryarasikarame ngwino hano mu bugenza cyane kuri ribu ari akantu gadushaka kusobanura n'akantu urahita witahira n'akantu kari toto urataha urahita witahira nta kibazo wajya ngaha ngo ndo ryarase ni ryarase umva muzana amapingu mba musha amapingu wicara ariya gusa aho hita wumva byari wamaze gufungwa utaringira no mu gihodi ndani ipingu ryonyine kikubagwa ngo icara mu nguni ariya bawicaye ariya mu nguni witekerezaho ngafande icara afande telefone yizane hano zana telefone icara hariya afande ashaka kwihagarika umva ngwino mujyane aho nibwo uhita umenya byarebye nibwo uvuga kumbe bya binabonaga ni secondaire mu wa mbere mu wa kabiri ngo ni ubu gangster kumbe nukuraburiza ishene none ukazubona none cyakora ubwana bwa fake byare konje ari ibyo ngo ariko ni true story yego konje nibuka arubujyama nje nibuka twiganaga kakaza ngo umwana ngo reba ubu ngo nubuhanze ubu nubuhanze bwe butararyishene mwe nago muraryishene ngo muri aba gangster mwe muri amadage muri aba fake nawe ukahita uvuga mana yanjye muje nanjye koko nakoze nk'akasheste bakantamo ariko kigera no zimambaye gusa ngo twin telefone abangayikuraho ngashaka ibanano ngasomera nabusoma zikambaga kandi kangwa ngo tugutumije ndajya ko tuganira iki abigane kuri telefone ngo ya nakantu koroshe agaki kambwiye kuri telefone bakoroshe kambwiye mbabarira hari aboro warize aboro mbabarira none se paka hari periode yabayeho uri umuntu mvuga n'ubu ngubu niko bimeze ariko wari hip hop fighter ku buryo wanasigasiraga abandi baraperi nyine ukabafasha mu buryo wenda bitewe na environment uko imeze Ricky yaragihari ari ibintu bikoreka bimeze ukuntu ibintu bimera nk'ibiswitchings iriya periode ntabwo iri mu byashegeshe
injyana cyane ariko iyi period ko mbe nambe Ricky yari afite love ya hip hop cyane byatari ku buryo n'abapeti bakoraga hip hop yarabahamagaraga we akababwira na beat akabategera akabagaburira akaba transport akabagura inzoga you know saying akababyo man icyasabwaga cyose rakibakoraga kugira ngo track ibe kandi buri muntu yabaga azi style ya buri muntu yakoraga beat avuga iyi beat ni ya diplomat beat n'uburyo diplomat flowing am yakora beat ni hardcore a beat ni J-Pod yakora beat ni style ni ya Fireman beat ni ya P-Fla buri muntu yabaga azi test yiwe kandi yari itangaga naga wa muntu wakoraga indirimbo ikarangira muri studio no yavaga no muri studio akajya no ku ma radio station ko abahanzi bakora hip hop barabanebwe sana ubwo no kujya muri studio aka recordinga his best material craft yo yadanja akayikora akatayisubira muri ghetto muri hood na ibyo kujya kuri radio reka arwana n'iki nabyo kurwana no so urumva Ricky ni wafataga track agahamaga abanyamakuru nkeka yuko nawe uri mbana yahamagaraga yuko kuri flash so isango so urumva n'umuntu watigitaga byada yafitiye spirit none mu kugera kwiwe ubwo abahanzi urumva ko amazina bari bayafite aba producer bari na producer bashya kubakoresha kujya bubaka amazina yabo nagari ngo kugira ngo byo bakora bongere itafari so wasanga abahanzi barusha kimwe aba producer ibyo nabyo urumva niba cyagiye wibuke already Ricky amaze kuba kuba mugaza that's what they say kuba mugaza kubajya indirimbo zabo kuri radio station so producer rero we ashaka gukora n'inkwano ya P-Fla ari mu kuzamura izina ryiwe yego ako nagari muko the best of P-Fla nagari mu kumukura bya bindi ambe nambara namutinya ko urumva afite ryazi naramutinya nubwo P yakubita makano katari ngombwa abamuga fresh nago yambwaga musaza hanago karamutinya aramutinya byatari ko urumva amusa yaramumvaga akifuza kumukorera nta kuganira ibiganiro nk'abagabo babiri so ubwo urumva production itangiye guhinduka then ishyiraho kubana self made icyo gihe urumva isaza guma ishyiraho amafaranga ebana y'iki bintu byose abavandimwe buri mwatangiye gufata inzira yiwe ahita azamo none drugs drugs zijemo none ahita azamo none ishene nagwa amara umwaka ufunzwe iyo uvuye umuvandimwe bana kabisa umuvandimwe wacyaraje icyo gihe bahita bagukoresha ibyumweru bibiri yego buri munsi abagukeneye ugakora indirimbo ziraho indirimbo uri mu gukora naga za ndirimbo ziri za danger mu ko indirimbo zo kuvuga gishena waruri ibyo ari mu ndimo ziraho tu zitamara kabiri nabyo bigiyemo nyuma after 2 days nabwo wongeye indi shene kandi media nayo igenda ihinduka buri gihe babanyamakuru wonda bari bafite spirit yukora kuzamura hip hop bamwe bagenda nabahindura akazi ko nago uzapfira kuri radio umwe wenda afashe MCP wenda n'urugero nanze MCP avuga what nago napfira kuri contact nakora kandi kazi mfite garage ryanjye Nyamirambo nagenda nkicya mu garage ryanjye bagakarika bwa mutu bwanjye bwose mahibereye so ugurumva byabaga ari ibintu industry yagiye ihinduka abanyamakuru n'abanyamakuru nabo bari batangiye kugenda baza nago bafite spirit ya hip hop bafite spirit ya babajyama babo barimba za afrobeat biki byose one beat ari buze akine track iwe nabonaga aka contract bapasure amubwira barabizi n'ibyo bigukorera urajya 20% jyana yandi uri tayari so urumva ngo hip hop nagabyemeye nge niko mbibona nibwo gutya imgiye gisebigira bihinduka media houses abanyamakuru bakaba bafashe nabahari n'abahanzi nabo ku giti cyabo nabo nabahari bari shene bari muri drugs nabwo nukwiyeba cyangwa kwa yuko ega man yari sevuga abavani banye ni depression cyangwa kwa yuko igiye akore music buri munsi abafana barademandinga wadwaye audio wadwaye video uwo muntu akandi kazagira arakubwira urambaza ukora kaye kazi ni music yego ukibaza nta n'igitaramo kimwe aratumirwamo ariko nanone icyo gihe wenda na YouTube channel zari wenda atumiye mu hano hadanje ni mu kabari akabaseka gwa amafaranga
akaba ari nakabari kangana abagerageje kuyabona nayagumaguma nabo yagumaguma nabwo urumva nayagumaguma nabwo yatumye abanzi bamwe bakora igena hip hop banga bagenzi babo nabo bajya depression bamwe na bamwe banga na music byata bavuga igihe twakora music kuri list nago twibonaho tubona abandi bakarfani bakiza bafite indirimbo imwe ebyiri so ugumva nabo bakumva yuko music barayanze ngira ngo byabafose no muri drugs akenshi riko nekereza byatumye kwigunga kumva yuko aba nago baduha agaciro dukoze music dukoze ngumaza kandi none batudemandinga buri gihe baba kudemandinga umuntu aza kubwira ngo ko nandirimbo gikora ko na video ukibase uyu muntu ashize mukuri atekereje igiza mbona mu biraka bingaye namubwiye akazi kaje ni music na kandi kazi ngira ni music ubwo arumva amafanya yakurahe gukora ibyo bintu ko ari ibishoro ko numva yuko umuntu aningiriza muri music ni advert yubaye brand ambassador wa company runaka cyangwa ibihangano byawe akakanya YouTube irishura wenda ubishize ku YouTube wenda bifite gahunda online platforms ubungu zigeze yego platforms zose zirishura wenda akanya wenda wayakuramo nabwo wazayabona ryari nabwo we bana winginza abantu none sasa rero nka generation yanjye bamugana w'abakobwa bikigenga na ma generation usanga na YouTube cyane yigirira anayifite usanga karimbo kamwe kari kwicana yarase akandi kari kwicana y'umuvandi mu waje ndi imbere ana kandi kari hariya kandi kari ugasanga indimu si scattered kugira ngo nkanjye dufite indirimbo nyinshi cyane ufite indirimbo 200 ibaze indirimbo zenga 200 zimwe zanabuze izindi runaka yara uploadinze ibaze none kuntu uri buzifate zose uzi downloading kuri platform zindi uzishire kuyako nandi hano wazikura ubumva nabyo biravuna byatara ariko biragoye so ariko reka nswe ku point wambwiraga impamvu kugenda quality byose hip hop yagiye isuba inyuma ajya nagengwa point zanjye then secondly nagumaguma nayiri mu bintu nabyo byagiye bituma abasore nabo bagenda hip hop nagenda subira inyuma ko yo akoga afrobeat wagiraga amahirwe track za gukinwa kuzi media houses zazikimara gufungura nazo zazifite izindi ikindi cyerekezo cyazo kitari hip hop then naba organizers nabo bakunda kujya afrobeat bashaka ibintu bibyira bisimbutse muturage zumbiri tumu muvandi mwanje fireman aravuga sha bana amafaranga yarya mwenyine sha namenye ubwenge green gumiyo abakubisa avuga sha polisi amafaranga yariye na Riderman sha bari muri simbuka jya buri avuga pifra mugumeyo muzamubitekereza mugume murinda cyabirimo sinzana bivamo okay ikinege cyayifu bana gumugumeyo so ubwo urumva byose mamen ibintu byindi game spirit ibindura game no samugindura game none arije cyageze ikibuga kiba empty ntago nandi kuri media we na supporting hip hop abahanzi bagenzi banje abenshi bari shene abandi bari bamaze gucika kime kubera ibintu nakwe byagumaguma ikibuga kiri empty nibwo bushari yahise penetrate yavuga ngo okay nta muntu mwari Kenya trap ku mugongo ebana ni mwebwe abwo kuna ari imbwebwe ebaga muri mbwebwe ebana byose ebana mbwebwe zibimbwebwe nibimbwebwe ebana nyina abasore banje nabo bibere muri yaso bavuga ko none namwe niyo time yanyu batisha umwanya wanyu mu gukoresha neza umwanya niba barawukoresha neza simbizi niba barawukoresha nabi ibyo nabafana babo nibo babitubwira n'abafana babo ariko byagiye bivugwa kenshi ko uri umuntu utariyumvisemo Riderman na Bushari Riderman ntabwo namwiyumvishemo nk'umuraperi Riderman umuraperi mwiza is a very good MC yandika neza is a very good MC ngiye Riderman ngiye kwizisa ngiye n'ikintu kimwe cyonyine igihe nandi kuri concert yiwe yego bounce kanguraho nk'imbeba mwana ibiboro byarambabaje byatari ko yari afite microphone imbere yiwe yari afite microphone afite ubushobozi imbere yiwe yari kuvuga nani abantu band stop bounce wo mureke cause Riderman abizman az amateka yanjye naye man az haso twagiyemo Riderman bari bagiye kumwikirana kuri Saint Andre abapeti
yakoze event ebana bitwa gute urugero crew urugero crew na bapapito na urugero crew wo bita dem ni bajya amazina yabo bari bamwishe man abwa no you know n'ibintu byinshi cyane man Riderman twaba arabizi nawe arabizi nje nago najya mu bintu biri deep byatari nta kindi kintu kiraho kiri man in between me and him to nibe byonye tubyambabaje mame kuja nisa bro cause numpeto wanje abonye iriya video avuga ukuntu view wanje bamvana kuri stage mame man ufite ubushobozi man ufite microphone ufite ubushobozi imbere you the driver nikuno wambwira ngo yo the driver my man you umushoferi utwaye imodoka my man we imodoka ibimbigaza ukanda feri cyangwa ukaacceleratinga so man ibibore nje byarambabaje byati nta kindi kintu ariko really tekereza ko nawe byaraturutse kukuba wenda muri radio utaramukinaga ko hari ubwo wasabwaga n'indirimbo za Riderman ukavuga ko utazifite atazizanye no nje nago nigize ngira uwo mutima gengo ubwo nabamfiki nawe nje mu bintu byatumye njyana ku radio station uko yiko you know radio 10 ize kujyana indirimbo yanjye barambwiye ngo nyisigira umuzamu handitse ngo nawe wingira hano utakora sinigize numva indirimbo yanjye ku radio 10 byarambabaje byata indirimbo yanjye yakabina nagenye kuri flash ebanya kuri flash sinigeze nyumva usibye umunsi kendi sama interview no umunsi wa mbere ni tino wayikinye wa kabiri ni je kendi sama interview nagenaga na bakti n'umujye yitwaga n'umundi mujye yitwa Dr Davis wari imbere Remera yeah ubwo mu men je chat mijyana kuri radio station guplayinga music z'abahanzi ko byayaga ari ibintu bikomeye cyane my man kwitwarwe n'inamba nyinshi n'utanazi ku media houses bro byatari my man kiragiye n'ibintu by'imyidagaduro ntibyumvugaga je nakubwiye bose yazaga akubwira ngo sicyakunjya kumva indimbo y'umunyarwanda hano ama kubera icyagwa se wabona indimbo z'umunyarwanda wakina umunsi wose ufite uburimbo kamwe bubiri ufite indimbo za KGB wenda ebyiri nta zindi wenda eshatu zonyine agwa ngo nago bishaka nje bisoundinga nabi kunye sound yanjye dukuyica nabwo bikaba ari intambara ya danje my man so ubwo urumva Riderman nje nta kibazo mfite na lyrics ziwe ni dope flowing fresh tu nta kibazo mfite nawe Bushari ni style yiwe nje sinapfiki na Bushari ukunda hari kuvuga gusubiramo ni mwebwe byo numva ni mwebwe numvishye nyine adi ni mwebwe none se bari mbwebwe nyine uko barimbaga ni mwebwe turi mbwebwe je niko nabyumvaga mame je niko none se je kubeje je niko nabyumvaga nuko urumva bafite style yabo kinya ku mugongo so numva kinya ku mugongo so urumva byabagari ibintu zabagari craft zitandukanye mame urumva hari abantu babisanisha na conflict ya generation uvuye muri kick ewa umva ku mutima muri bass umva ku mutima muri strings umva byatari yamana flowing ukavibinga na verse wakumva n'imirongo yiwe na rhythm na poetry man kumva ibintu biri dope none birahindutse na Snoop warabibonye nawe yumva n'ibintu ariko nyine urabyumva ukagira nabyo none se iminsi sujya ubona n'abakoboyi bambara udukora ngo nudukabutura ukabona umuntu w'umujyama mwana yambaye agakabutura yambaye kabuci kopa kari hano kabuci kopa ebana afite amaguru ebana ugira ngo kabuci kopa kandi yumva nta n'iribi so ubwo urumva n'aba baby kigiye bamwe bambara imyenda y'ukurarana bagatigita kabisa nagiye ku kazi mbona baby dukorana yayisabye ndamubwira se baby yazinze byata saa 11 yibagiye kwambara barambwira cyabuze ubwenge wa muntu n'umwe n'icyangwe ambwa ni cyangwe ambwa karabaye karabaye none ari byabikwete none binini ibaza cya kiboro ugitsapye bantu ugiye nko mu bukwe kabisa nini cyane baragitsapa ariko zaze duhira snap zimbe style zaje niba bebe bambaye imyenda y'ukurarana bakayitigitana ubwo naye jaraze wambaye nka box ukamba ni shirt yabari style ya dance ugatigita kuri kamambiri ikibazo bagufana nk'umusazi wabwiye ngo ni style waburi ndera kandi yajemo boxa ku muniga umuntu ahita anagira ngo biri muri ya mabara nyine y'umukororombye
oya iyo bikande next ibyo bigane ngumubwiye ntago wumvise cyamana cyese nkubwiye nk'ibyo bigane cyamana ari kida cyafatiye mic mama yanyabyo sowe ni ukuri ko Imana yo mu ijuru ji abaka we nta muntu wakwiyongoza nta muntu wakwiyongoza namubwiye wayobye ngiye kunyigira se cyanyagiye kuri Facebook ngo hi Paxson amga hi ngo do you have time ngo do you have time mu English are fake do you have time we talk about gucyo ndimkuvuga musanga byande do you have time we talk about business go we talk about business namga anytime namga why not I'm free mfite umwanya ambwira from top or bottom nanga from top or bottom umutwe wanjye azamo sense igira iti cyangwa ambwiye ansobane iyo business deal kuva hejuru cyangwa ayimbwira nyine muri makeya ndambwira ntabwo nsobanukiwe ambwira from top to the bottom n'iki byerekeye n'iki mbwira biki ngo sex nase mbwa you so stupid n'ikigoryi cyane aranyambwa ngo Paxson ngo warakubiswe ngo nta kintu ufite ngo ngwino ngo amafaranga ndamuguri n'ikigoryi byata mama nje hano bonda zifite mu hano cyese byose mbikweretse nje none nase kamaniga kanye nase nase ngo wanabyibaje umwe fusiki za danje none nase mvana zose za zindi zose nase suya mu cya gitabo cyane ni mpangara guhanga asengera mu cya gitabo asengera mfungura page ya mbere asengera mfunga page ya mbere ubundi uramuha nguyano ngibi hano ibyiza byo mu bwenge asengera muri page ya mbere ubwo nuko asengera muri page ya mbere y'amategeko ohereza abanyirabyo ukuri ingingo ya mbere ni ndende yes we begwira umuntu yaratinyutse arakomeza arandika none araya ngo brother wanjye ngo reka twiyunge nzanagugurira icyo kunywa wapi ngo bite senga wango ngo hano ngo mfite none urwana rwa dango ngwino ngurwana reba hano ngo hano byabe ngo paka ngo araraburije rwose wowe sasa just imagine urumva udafite amafaranga udafite akazi uri very soft ubwo urumva imico y'abajingana igeze ajya kuri Facebook urumva akajya inbox yareba nka Jaras kabuke Jaras ndamuzi none bitewe n'ibigano musige muka ku YouTube baba namwe bakunda ko ibigano basebye abagenzi babo yakuva nka story y'umuntu runaka wenda probably n'amafaranga afite akavuga you know what uyu munashoka ari very weak ari soft na profita fatirane mu time yiyo ari soft nyine byatari just imagine nk'umuntu wifata man bro abantu baranahangara umuntu wagiye kugigira paka rwose sinzi ukuntu ariko niyo yabonagara ariko sije waba yigigo we ajya no trap go yanditse ya track ira kari menya yarasomye iriya chat yawe agahita sorry ndini ira ni toad zo ira yanditse ni fo uzinjewe yes nayimuhaye byose no sasa yigize kunyita vibe ya danje ubwo gusa maze kumwibiye byose bya danje bya bindi byose bya danje avuga kabisa umuntu agari buwonge gutinyuka no kuvuga umuntu ahita amubona ibana nka shitani bya bintu uvuga ko ibana ko nawe ibana shitani asabwa none kamwe ko ngende urushitani rwa danje none tena ratinyuka anyandika ibintu nguraho ngo kuri radio 1 ngo ubwagura gusa ngo usakuza gusa yamye ngura kuri radio 1 usakuza gusa ubwejagura gusa ngabana ngo baragafashe bafite amamodoka bafite amazu man nangiye gutangira ikiganiro nikizo nikitumye nsomeye SMS ko nabwo nahise mukubita drift insazi sisi insazi abantu vumbi ryamutumukiyeho mfungura mikoro ebana nyine no kwihangana gusa tu kwa radio ariko nakundi jarasama sasa agiye wallahi
amasaha aragiye reka tugire aho tuza guhinira dusoza kugira ngo ujye no mu kazi kawe unyihanganire gatoya ariko icyo kintu nari nkivuze ko muri no minsi kiri no kuvugwa mu baraperi cyane ariko tinyika umuntu ukubwira ngo wowe waragoswe uraho kuri radio bwije ngo gusanga abajyama ngo baguze amamodoka bafite amazu ubwo urumva hari abahari ntibatinyuka kuri Don Makavera ayo akakuzanye urarenze kabisa akakuzanya kandi none akamuzanye wallahi nangwiza nafusha akomeza gigira ndagaswa inyingi muhibye aranga nabyetse mu baby wanje arambwesha cyo kuri umuntu abantu barasaze koko man barasaze paka barasaze none se paka wenda turi kugenda dusoza ku bintu urumva nakomeje nkubaza nti hari period yabayeho ibintu bisa nkaho bigize ihungabana ariko ibyo ari byose ntago warekuye hari igihe wagiraga ugahuza gutya baraperi birabihe ko tuba tubikumbuye ntago ubitekerezaho urakoze cyane nanjye ndakoresha iminota mike nsigaranye urabona iyo product iri ku isoko iyo ugiye ku isoko wenda ugiye kugura umupira nambaye ukabona iyo mupira irari ruzuye nta muntu umuyigura iyo mupira uzayigusha kuri make igende cyangwa nongeye no kwiranga uvuga iyi mupira nta soko ifite ariko nubona abantu buri munsi bakoza ariko na ya mipira iri kuri demand uzaza na ya mipira so abantu benshi cyane bamaze iminsi babimbaza ariko ni ukubera yuko nayo mfite ibaza ko umaze imyaka 3 ntabwo uri nta kazi ufite uri kuri aso zawe ibintu ubona nakoraga n'indirimbo ariko indirimbo wakoraga n'ubundi za ndirimbo ukora za fresh ariko zirimo burakari buryo iyo ufashe bike baba ninga byo bakuvugaho verse ya mbere line ya mbere byo uri bwandike ya kabiri zikaba ari ingoma zifite bori imwe sansi gukatira abantu umaze 3 years nabwo uri kuri haso za danje ubwo urumva kugaruka nabwo ubwo kubanza kwiyubaka ukitekerezaho ukaba umuntu ko iyo niyubaka iyo nongera kwiyubaka mbe wundi wakanya nje kikayi ko nagora ko umamagaye n'abantu bose bamaga muri izi interview zabo nagwa ko baramamagaye ibintu bakaye bakora no gutumira abagenzi babo bakamvuga nago bakaye no bari gusesengura bakaye basesengura akomanje ubusesenguzi bwanyu aguzaze manu mamagare nje umunsi umwe nje ubusesenguzi bwambu y'ikinyarwanda mere kukambere kukakabigarara kakane bwose musasengura bwo ari njewe nje nzabusasengura ngabwire wowe agasasenguze sinkuze unigita umeze gutya uzariya n'ubusatsi buraho bukikura nje muzabugusasengurira bwose musasengura ubwo busasenguzi mwabusasenguzi nje nzaza mbasasengura ahubwo none sibo bwabonye platform none barabamara anyways ubwo ibyo numvise cyo umushinga urahari so the thing is mbere ko mba izo collabo ko rabizi na collabo iyi minsi nayo impamvu bikomeyemo uramaga abasore mu musore kubwira nje ni mukora album yanjye ndi very busy ubwo urumva nagwa mujyaho uramaga wakabira kubwira njewe Bulldog ndabatekereje simbizi ni mutima nje na Riderman turi mukora album abyo turimo uvuga n'ubundi asigaye mfite recording label yanjye vuga na management yanjye uvuga na management runaka n'uzakora video kandi muzayikora icyangugu cyangwa ikoye Dubai cyangwa ikoye Tanzania ubwo urumva so nabyo so nabyo naga ibintu byoroshye right now ibintu bisaba gutekereza byate ariko ngiye kamaze mbaho ibyanjye mfite ni track yanjye maze igihe nyibabwira n'ubufaranga bwa buraga ko ejo narabwishe Friday igomba gusohoka video igomba gusohoka track ya Nice Nova yitwa niki wibuka yego nayibonyeho cover art yayo Friday igomba gusohoka video igomba gusohoka this Friday ko ejo mbaho ubufaranga bwa nababwiye ariko tinyaho mbishura cyangwa abasore tinyaho mwishyuye tinyaho nakugwa Timberland wa mubyeyi we nakugwa Timberland na chain tinyaho paka pesa wallahi nabibwiye neza biramgareza tinyaho naze gwa Timberland na chain aba ngagwa yanje asembaza niri jari Friday namga Friday sawa ubwo let's assume Friday ko bizaba inshallah God's will nyagasani byose n'ubiri imbere kwe turabana babantu nawe ni umuntu ashagwa Friday akazamo n'ibindi bibazo tu no wamenya tu Friday inshallah God's will
video zasohoka iyo track nshyiranze mfite indi track na White Monkey na Prime itwa Breathe nayo nzahita nshootinga video yayo baze mbaho ibyanjye then na collabo nabwo kubera yuko n'iki kinekeza n'abasore bashaka kubona na track babona za danje ushyira hanze bakumva yuko ushaka kubazamukiraho reka maze mbaho ibyanjye then nabyo ni kwipanga kabisa kucyo kintu bajyaga banakivuga bati paka kora bo gusa nibyo bintu byankekime ndavuga kambyihorera bijinga ndabyibuka kabisa niba byatumye mbipoa kabisa biri mu bintu byambe byatumye mbipoa navuga semana nje ati yanjye ni mu gukora cyerekezo cyanjye byo ni mu gukora byo ni mu kubaka banago babibona amamene ni nk'ugufura ukahita ukanika mu byondo nase mvuga wapi agakanya nibyo binakubwiye biri kuri demand so mbe twayibaherezaga nibayibona twayibaherezaga nibayibona kandi bo byasaga ubwenge nage ibintu wambaye ikirezi ntamenya ko kiri so Dedon reka dusoze ikiganiro twagiranaga ariko birikupye ntekereza akantu ngangane kakubaze nta kibazo papa uruvuze ukuntu kuri condition ibintu birimo condition cyane bijya bikugora mpita nibuka ukuntu wagowe na The Ben iyo story tuyiziranyeho kuri video bibigera Ben yarambeshye byatari umusore wanjye kandi ikibazo none Ben afite akarimi keza afite kunakubwira none yangubise yambeshye ubwanyuma na nyuma yaramwe ngo none ukundizi meze video yamwe kundizi meze video wowe ndakwishyura indege na Green na Bulldog afite passport ndamwe ndangamuntu irakora ngoke ubwo mwari kujibugana shooting ngiye kwambona video ya Kami wena kid niba kubona Kami ndavuga wacitse intege ndavuga naribi Kami naribi namwe none Ben none se man ko video Kami yo nayo Kid Gaju yamfatiranye nta kibazo ngo paka ariko uziko abantu benshi cyane je nabimye collabo arundi umuntu sicyaka kuvuga izina ryiwe se ko mbona atari ngombwa nanjye kubateranya ngurunaka buri munsi azindegege wanje angigira ndamwima buri munsi simukongoreye ndakubwira shenaje ubwo urumva namukate buri munsi ariko yagize amahirwe bana agigira umwe barakorana buri munsi arambwira ariko none kundizi meze reka dukore remix yayo na Nesim iyo remix niko remix dukore video ebyiri ndambwa Ben switch ari igitekerezo cyiza icyo gihe samamagara kuri video call ariko ari muri studio na Nesim batanya na product na nuza naye batanya na project barayitangira didi ndavuga ubwo intamagara dog nambwa none dog kunizimeze nago tukigiye Kampala tujye ku recordinga remix y'ingoma ni maka remix nibwo none Ben agiye gukora ibintu byose yamwe ngo project igiye kuba very big agiye gushyira amafaranga amaze kuvuga na Medisare niba yamusaba miliyoni zingahe ngo yamwemo na deposit yamwe na avance yambwiye ibintu byinshi cyane papa no na Nesim bakora beat banyuze na beat yego ntabwo banyuze beat ahubwo aka video bari mukora beat kujya byoza abasirikare banjye bagire kimi nabo bumve yuko na akazi yego banda bikoze arambwira ngo noneho niba icyo gihe nesa ko ndimo na diplomate ayikoze nyuma na DPG ayikoze nyuma cyane ntabwo mbyibuka neza don't still remember ariko nayo yasohotse muri ibyo bintu noneho icyo gihe umukomando ako kanya yahise akora iki yahise anyuze video ambwira ngo ambwire n'abandi bajyama bagenda babwira nongeye kuvugisha Nesim asaba amafaranga Nesim n'amafaranga ni akayabo mvuge na Bebe ngo Nesim twarabikemuye kera cyane nuko ndi very busy ndi very tight nongeye kubara komanda yisuye muri Amerika kera man nahise ngwa mukanda bwa Ben yala zabera n'ubashoboye track yari track ya danje my main hip hop ya danje abantu barayikunze byatari yigira video iri ndirimbo yo kugera kure byatari ariko urumva yenda byibuka ukuntu nawe witanze byatari my main video iri meeting byatari byase binkingufu man kika kime byatari okay
So ndasoje rero Paxson wakoze cyane ku mwanya wawe waduhaye akazi nako kaba kagomba gukorwa yatari so rero byari fresh show yari fresh warufungutse fresh watuganirije ni ibintu byiza bino nabyo bari ibintu bizasigara mu mateka kandi Jaras nje ndagukunda urumuhanga byatana ariko yakunkoresheje interview ariko no urumuhanga byatara abantu bareba ibigano byawe urumuhanga byatara ibyuko urabizi kandi komerezaho. Thank you my brother. Nago umeze nk'abasesenguzi tuzabasesengura asante sana asante. Umuntu uzakubwira ko azaho abacu bapfuye bajya azaba ari umubeshyi. Urupfu nicyo kintu dufiteho amakuru make kuruta ibindi byose. Icyo tuzi gusa nuko abacu bapfuye tugomba kubaherekezanya urukundo n'icyubahiro. Ngiki icyo One Love Funeral Services babereyeho, gutabara no gukomeza ababuze ababo. Mu guherekezanya uwanyu icyubahiro, urukundo no gukomeza abasigaye, One Love Funeral Services ibaha isanduku, ikabafatira imva kandi ikayitunganya, ikabaha serivisi zose zirebana n'indabo, itegura ahashyingurwa n'ahakorerwa indi mihango ijyanye nabyo, ibaha imodoka itwara uwitabye Imana Corbillard, itambutsa ku mbuga nka YouTube umuhango wo gushyingura, live streaming, ikora imyambaro iriho amafoto n'amagambo yo guherekezanya kwigendera, ifata amafoto n'amashusho y'imihango yose, ariko cyane cyane ifata mu mugongo, yifatanya n'abasigaye ikabafasha gusohoka muri ibyo bihe bigoye. One Love Funeral Services ikorera ku Gisozi mu Gakinjiro mu nzu ya Gift House. Bahamagare kuri 07 88 99 3364. Wikwiheba, humura. One Love Funeral Services irahari ku bwawe.